Nimunyemerere mbasuhuze inshuti bakunzi mudukunda mukadukurikira umunsi ku munsi. Nitwa Cesar, ngarutse imbere ya kamera zanyu ndetse ngarutse imbere ya screen za telefone zanyu ndetse n'ama ecran, nje kubagezaho amakuru agezweho muri aka kanya. Ndabibutsa yuko turi mu minsi 2 ishize Noheli ibaye. Yego, turi mu minsi 2 ishize Noheli ibaye, tuje kumagezaho amakuru agezweho aka kanya, akaba yihutirwa ariko by'umwihariko ni amakuru ya entertainment ku muhanzi The Ben mwakunze Mugisha Benjamin. Murabizi uyu nguyu ntajya yiburira, nta nubwo ajya aca igihe kinini cyane atavuzwe. Uyu mugabo kuri ubu ngubu amafoto ari hanze y'umugore we yongeye guca ibintu ndetse arimo ararikoroza ku mbuga nkoranyambaga. Abantu bose barimo baravuga ku mafoto yagiye hanze uyu mudamu atwite, ibi ngibi ndetse n'ibindi birimo birabavugwaho. Abantu bamwe baravuga yuko umudamu cyangwa se umubyeyi w'u Rwanda atakabaye agaragara yambaye gutya cyangwa se yanitse inda hanze nkuko bamwe barabivuga. Dore rwose yuko yagiye agakuramo imyenda yihisha inda ikaba yajya hanze mu mashusho y'iyi ndirimbo. Ibi ngibi ndetse n'ibindi birimo biracaracara, tuje kubibabwira none ahangaha, ariko mbasaba kubana natwe mu buryo bwombi, bwaba uburyo bwa subscribe niba ari ubwa mbere uturebye ndetse niba ari n'ubwa kenshi warakoze subscribe, turagusaba kuba watwandikira comment yawe. Nitwa Cesar, duherutse kubagezaho inkuru ya Israel Mbonyi iri hasi, nayo murimo murayireba ku munsi w'ejo niyo twe twabahaye yabaye mu gitaramo. Mbibutsa neza yuko turi mu mpera z'umwaka, turimo turagenda dusoza umwaka 2024, tukaba twaragize Noheli nziza. Nubwo yabaye nziza ariko ntago akanoheli kajya kiburira, dore yuko hamaze kugaragara yuko habayemo impanuka ebyiri nkuko polisi yabitangaje, ariko kandi kugeza aka kanya hakaba hamaze no kuboneka abantu 2 bamaze kuba bakicwa nyuma y'iyi Noheli. Umwe ni wahehe, ibyo byose turabibabwira. Waje kugaragara yapfuye wari umubyeyi hariya mu Kagarama cyangwa se muri Kicukiro. Abangaba ndetse n'izindi nkuru dushobora kugenda tubahishurira muri iki kiganiro. Icyo tubasaba nta kindi ni ugukora subscribe ubundi tukibanira. Mbibutsa yuko ni Cesar Ndayisaba Theogene cyangwa se umuhanzi wanyu MC Zeno Cesar. Ahangaha niho honyine mushobora gukura amakuru meza, mukakura amakuru agezweho kandi aryoheye amatwi. Kamusabe rero kuba watuza, ariko kandi ukatureba uduha n'ibitekerezo byawe kuri televiziyo yacu The KT Zone. KT Zone ni televiziyo ibagezaho byinshi. Reka nyuma y'iyi logo ubundi tuze twanzika iby'inkuru yacu ndetse na The Ben na madamu we Uwikeza Pamela baherutse kurushinga umwaka ushize, ubundi twibanire. Murakoze neza cyane. Ndabibutsa yuko iyi ngiyi ni The KT Zone. Utarakoze subscribe niko kanya keza ko kugira ngo ukore subscribe, ariko twibanire kuri televiziyo yacu. Amakuru yacu rero tuje kubabwira yuko ubu ngubu inkuru igezweho iri mu mitwe y'abantu, ikaba ari inkuru abantu benshi barimo kugenda bavugaho ndetse bagiye bavuga n'amagambo menshi. Twavuga yuko ataboneye cyangwa se atari meza ku Uwikeza Pamela. Uyu nguyu akaba yaramenyekanye nk'igisabo cyangwa se Miss Igisabo ubwo yahataniraga ikamba ryo kuba yaba umwe mu bamisi b'u Rwanda mu mwaka wa 2017. Ntabwo byaje kumuhira icyo gihe yuko yatsinda kuba uwa mbere, ariko yaje kuba igisonga cya kabiri. Ubu ngubu tumufite nka Miss Rwanda wari igisonga, ariko nanone akaba yarabaye n'umugore w'umugabo ukomeye cyane mu ruhando mpuzamahanga ndetse n'urw'umuziki nyarwanda muri rusange, umugabo witwa Mugisha Benjamin uzwi ku izina rya The Ben. Ubundi amabavu n'amavuko y'umuziki wa The Ben ni inkuru ndende tushobora kuvuga umunsi ukira undi ukaza. Kuri ubu ngubu mwagiye mwumva byinshi byagiye bivugwa kuri The Ben kuva yajya mu muziki w'u Rwanda, akiga muri kaminuza, performances nyinshi yagiye akora, indirimbo yagiye akora cyane, akanagiranwa n'umuntu bari bazamukanye mu muziki witwa Ngabo Medali. Ibi ngibi ntabwo byo tuje kugarukaho, ahubwo turimo turagerageza kubibutsa ubundi uyu mugabo washakanye na Pamela we ni muntu ki, azwiho ate cyangwa se tumuzi dute kuri uyu munsi. Iyi couple ikurikiranwa umunsi ku munsi ndetse n'ibyabaye byose bikagenda bigaragazwa umunsi ku munsi. Uyu nguyu yakomeje kuzamura urwego rwe rw'umuziki, ageraho yerekeza muri South Africa cyangwa se muri Afrika y'Epfo ku itike y'igihugu ubwo bari bagiye muri gahunda za leta, ariko ahangaha yaje no kuba yapangirayo gahunda nanone yo kuba yakinjira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubwo bajyaga muri Rwanda Day. Ntabwo higize agaruka we na Meddy
ibingibi byagiye bikura abantu benshi bakomeza kubategereza ndetse banabakunda, ariyo yagiye akorerayo indirimbo ndetse aza no kuba yataha mu gihugu cy'u Rwanda. Ubwo yagarukaga aje gukora ubukwe n'umuntu witwa Pamela, ndetse muribuka yuko 2021 aribwo yateye ivi. 2022 ku itariki 31 Ukwakira nibwo yaje kuba yajya mu murenge na Uwicyeza Pamela. Uyu nguyu nawe wari usanzwe azwi ku ruhando rw'abastar b'abakobwa hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ubwo ibingibi byakomezaga kugenda bizamuka, umubano wabo wakomeje kutavugwaho rumwe, ndetse abantu benshi bakomeza no kurambirwa kuko bavugaga yuko ngo imyaka igera muri 2 ishize, uwa gatatu kaba rugiye kurangira nta bukwe batweretse. Yaje kuba yagira atya ku itariki 15 z'ukwezi kwa 12 haza kuba habaho icyo bita kujya gusaba no gukwa iwabo w'umukobwa kwa Pamela. Abantu benshi bitabiriye ibi birori hariya Igikondo, ndetse na nyuma yaho ubukwe bwaje kuba ku itariki 23 z'ukwezi kwa 12 na 13. Abangaba murabyibuka neza cyane, n'ubukwe bwitabiriwe n'abantu benshi, bwabereye muri Convention Center cyangwa se KCC. Abangaba ubwo ubukwe bwabo bwarangizaga baragiye barabana bifata igihe kirekire cyane. Uyu munsi rero iyi kapo mbaciriye mu muzi uko yaje kuba yazamuka. Uyu munsi tubabona nk'abakunzi nyuma yo gushakana. Uyu mukobwa yakorewe indirimbo bishe Forever cyangwa se indirimbo yiswe Forever. Iyi ndirimbo kuri uyu munsi ikaba imaze kurebwa na miliyoni 6,900,000 birenga. Iyi ndirimbo ni imwe mu ndirimbo zakunzwe, ni nayo ndirimbo ya mbere yari igaragayemo amashusho y'uyu mukobwa Uwicyeza Pamela cyangwa se uyu mudamu Uwicyeza Pamela. Kuri uyu munsi rero ushobora kwibaza uti kuki yongeye kuvugwa, kuki byashakuje, kubera iki ubu ngubu ntiwongere kwibaza iyo nkuru kuko nahakugereye. Ni Cesar nje kukuramburira amafoto ugiye kureba hano kuri screen yacu. Ni amafoto agaragaza inda. Nimvuga inda, wumva inda itariho isengeri, wumva inda itari mu mupira, wumva inda itariho umwenda n'umwe. Ni indiri hanze, umukondo ugaragara, inda igaragaza yuko atwite. Ntabwo nzi niba ari fiyeri kuri we kuba atwite nyuma y'igihe kirekire cyane yaramaze adatwite, kuko ugiye kureba ubundi mu gihugu cy'u Rwanda usanga abantu twese tuzi yuko iyo ingo zibanye umwaka ushobora kuzura umwana ahise aboneka cyane, koko nk'ibi ngibi bigaragazwa yuko dusanzwe tuzi ko mu buryo buri biologically umwana atwitwa amezi 9. Ubwo akenshi iyo umuntu yashatse atangira no kubara akavuga ati eko nibiba bibaye fresh cyase bigacamo ashobora gutwita muri uko kwezi cyangwa se ugukurikiyeho amezi 9 wabara ugasanga ashobora gushira umuntu yamaze kwibaruka cyangwa se yashize umwana hanze. Uyu nguyu rero ntago ariko byagenze, inda yari imaze igihe kinini cyane, abantu bamwe batanayizi, ndetse n'inkuru nyinshi zaravuzwe batangira no gukemanga yuko ngo uyu mugabo ngo yaba atabyara ariko ntago ariko byari bimeze, dore yuko ubu ngubu hari indirimbo yasohotse yitwa True Love. Ni indirimbo rero itavuzweho rumwe kuko yaje igaragaza amafoto y'umudamu Uwicyeza Pamela, amafoto atwite ariko inda iri hanze yayibyinnyemo. Bigaragara ko bari ahantu heza cyane, ndabona hameze nkaho ari Karongi muri za hoteli zikunze kwifashishirizwamo bakora ama video, ahantu heza ku mazi ndetse no mu mahoteli mu maparitema agiye atandukanye. Bigaragara yuko harimo n'amafoto bafashe ejo bundi ubwo barimo kwizihiza igihe kingana n'umwaka ubarushinze. Muri aya mafoto mureba, ese mwebwe nkuko mubibona, murabona umubyeyi witegura kwibaruka, umubyeyi uri muri societe y'u Rwanda wakuriye hagati y'ababyeyi usengera mu itorero rya Gikristo. Byaba bikwiye yuko yakabaye ashyira hanze inda. Nari ngiye kuvuga ngo ashyira hanze ubwambure bwe, reka noroshye imvugo, ashyira hanze inda y'umwimerere rwose nta kantu yakinzeho, cyane ko uyu muntu azaba atwite umwana uzavuka. Ushobora gusanga uwo mwana n'ibyo bintu by'ubustar cyangwa se by'umuziki cyangwa se byo kwamamara atanabikozwa, yishakira private life, akaba yanaterwa ipfunwe no kuba nyina yaragenda gashyira hanze inda ye mu bwo yaramutwite. Ibi ngibi wowe nkawe mukunzi wacu, wowe utureba uhora ukurikirana ibiganiro byanga tubagezaho, ubibona ute? Ubona ibi bintu yakoze byaba ari uburyo bwo gutwikira indirimbo? Ese bibaye n'ubwo buryo koko birakwiye?
ubona ko bikwiye, ubona ko cyakabaye ari ikintu umunyarwandakazi akora kuri uyu munsi, cyangwa ni ikibazo cyugarije kigiye kirimo na depression, kigiye kirimo no kutarezona cyangwa se akita ku muryango nyarwanda, icyo ukunda, icyo ushima, ndetse n'ejo bundi hazaza ugasanga bishobora kwafekta imibereho n'imibanire y'umwana ushobora kuvuka no mu bandi bana. Ibi ngibi ni ikibazo cyangwa se ntabwo ari ikibazo gusa, igiye kureba ibyabaye n'ibyakozwe rwose urareba ugasanga Uwicyeza Pamela ni umusitari, yego arazwi, n'umugabo we arazwi, ni umuhanzi, ariko se ntago bihagije. Ibi ngibi bikozwe mu gihe uyu mugabo afite igitaramo ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa mbere 2025. Ni igitaramo kizabera muri BK Arena. Iki ngiki ni igitaramo abantu benshi batangiye gutekerezaho ndetse batangiye no kucyegereza umutima, bavuga bati ese agiye kudukorera nk'ibyo Israel Mbonyi yadukoreye? Ese ari kuri uru rwego, ari kuri calibre yo kuba yazana abantu bangana n'abo Israel Mbonyi yazanye? Urabonye ko Israel Mbonyi yujuje BK Arena ku nshuro ye ya gatatu. The Ben nawe iyi ni inshuro ya gatatu agiye gukorera igitaramo muri BK Arena. Ibindi bitaramo ntabwo byose yabikoreye muri BK Arena, ariko ni inshuro ye ya gatatu agiye gukora igitaramo kuva yagera mu muziki, mu ruhando mpuzamahanga cyangwa se mu ruhando rwa muzika, kuva yagera mu muziki akugurura nk'umuhanzi. Ni ubwa gatatu agiye gukora igitaramo, agiye kugikora muri BK Arena ku itariki ya mbere. Bigaragara yuko n'amatike yamaze gushyira hanze ibiciro byayo, aho agaragaza ko itike izabigura amafaranga make, izabigura 5,000 kugira ngo winjire. Cyangwa icyo ngira ngo muracyumva, iki ngicyo gihuriyeho na Israel Mbonyi. Ariko nanone itike ya menshi harimo intera ndende. Itike ya menshi yo mu gitaramo cya The Ben izabigura amafaranga y'u Rwanda 1,500,000. 1,500,000. Iyi niyo tike izaba iri platinum mu myanya yose izaba irimo iragurisha, cyangwa izaba yemerewe kugurwa mu gitaramo cye. Ibi ngibi rero ntago njyewe ubwanjye numva ko bishobora kuba twabisanisha no kuba umudamu yashyize hanze video ariko ikagaragaramo ndetse akanafata amafoto ku ruhande agenda kwirakwiriza ku mbuga ze. Ubu ngubu birashoboka yuko no mu rugo cyangwa se nahe hose ayafite wenda ya printinze, ariko nawe uba ufite uburenganzira bwo kuya printing. Iyo umuntu yashyize ifoto hanze nawe uba wayidownloadinga ukaba wagenda nawe ukayiprintinga. Ariko nk'umuntu w'umubyeyi, nk'umuntu bigaragara ko ari umudamu yari amaze iminsi yiturije, abantu benshi bavuga bati urugo rwabo rushobora kuba rutabanye neza kuko ni umuryango ukurikiranwa. Hari n'igihe cyashize abantu benshi kuri Instagram ndetse n'ahandi bibasira The Ben cyane mbere yafata ku mavuta yuko afungwa. Ibi ngibi nabyo byagarutsweho, ndetse na nyuma bigaragara yuko The Ben yongeye kugaragara mu itangazamakuru bavuga yuko fata ku mavuta ngo ifungwa rye The Ben ari we uriri inyuma, aho The Ben yaje no kwandika ibaruwa imusaba cyangwa se imuhesha imbabazi muri RIB. Ibaruwa ikandikwa avuga yuko amuhaye imbabazi, ariko ntabwo twigize tubona yuko uyu mugabo fata ku mavuta cyangwa se Bosco nkuko mumuzi, ntabwo twigize tumubona arekurwa. Niba iyi baruwa yaba yarayikoze akayishyikiriza RIB cyangwa se yaba yarayikoze mu rwego rwo kwiyererutsa, ibi ngibi nabyo ntabwo mbifiteho amakuru yuzuye. Ahubwo dushobora kwibaza tuti umudamu we kuba yashyira inda hanze uyu munsi nicyo kirimo kiravugwa. Ese yatangiye kwiyumva nk'aba Beyonce dusanzwe tubona nabo bifatoza inda bakazishyira ku gasozi? Ese umuco w'u Rwanda warinjiriwe koko nk'uko abantu bamwe na bamwe bakunze kugenda babivuga hirya no hino? Ese ntacyo bitwaye tubireke, ahubwo tuvuga ati kongs kuba watwite twari dufite impungenge yuko utazabyara? Mbega niki uyu munsi wowe mu mboni y'amaso yawe ubona cyabaye scandal cyangwa se biroroheje turimo turabiremereza? Byari bikwiye kubona nabarokore kameme. Urabizi ko Mugisha Benjamin we anagaragara nk'umuntu unakorwa ku mutima n'ibintu bijyanye n'ubukristo cyane ku rwego rwo hejuru, kuko niyo participatinga every way
agaragaza yuko akunda Imana kandi aterwa isoni no kuba yagira imico cyangwa se behaviors zigaragara nkaho zirimo ubwendisipurine. Ariko madamu agize atya, ashyize inda ku gasozi atwite umukondo hariya, inda noneho urabona ukuntu inda y'umubyeyi iba imeze, noneho inda nkuru inakuze, uba ubona yuko bitagaragara neza, uba ubona yakabaye ari ikintu cyo gusigasirwa ndetse akanayigendera kure. Ibi ngibi rero ntabwo tuzi niba umuco w'u Rwanda ubigena cyangwa se niba hari n'icyo ubivugaho, ariko niko kanya keza ko kugira ngo namwe mu biganiro byanyu bya buri munsi ndetse n'ibiganiro tubagezaho mugende mutwandikira, muduhe comment, mugire icyo mubivugaho. Iyi nkuru rero reka munyemerere tube tuyicukije, dukomereze ahubwo ku zindi nkuru twababwiye za Noheli, tuzicemo twihuta kugira ngo tubapudetinge uko ibintu byifashe, mu rwego rwo kugira ngo tutava hano mutamenye aho ibintu bigeze. Ubu ngubu inkuru za Noheli tubafitiye kuri uyu munsi nuko twababwiye yuko nyuma y'impanuka ebyiri zagaragaye ku itariki ya 24 ndetse no ku munsi wa Noheli, izi ngizi ni zo mpanuka zabaye ku munsi wa Noheli, ko umuvugizi wa polisi SP Rutikanga yabigaragaje ndetse akanabibwira itangazamakuru. Yagaragaje yuko abangaba aribo bantu baje kuba bahitanwa cyangwa se bava muri mu buzima kuri iriya minsi. Usibye yuko mu gitondo cy'uyu munsi twongeye kubona umubyeyi witwa Diane, nubwo nta rwego rwa polisi cyangwa se rw'ubuyobozi rwari rwemeza iyi nkuru, waje kugaragara mu muhanda yishwe. Bivugaragara ko ngo yari yasinze, kandi bikaba bigaragara ko uko yishwe bigaragara cyangwa se bigasa nkaho yaba yanizwe. Uko ubibona, uko ubyumva wowe, izi nkuru ziherekeje Noheli na Noheli y'ubushize ifite inkuru zayiherekeje, ubona ari ibintu bisanzwe biba mu gihugu cy'u Rwanda, yuko buri Noheli cyangwa se buri soza ry'umwaka hari impfu tuba twiteze. Ubona ikosa riba riri hehe? Ese ni abantu banywa cyane bakirara bagasinda? Ese ni ubugizi bwa nabi baba bategeyeho abantu? Cyangwa ni umwaka nk'ibisanzwe nk'uko no mu yindi minsi abantu bapfa? Ntabwo tuzi icyo ubitekerezaho. Gusa mbere y'uko mbava imbere ya kamera zanyu, reka mbabwire yuko mu gihugu cy'abaturanyi cya Repubulika na Demokarasi ya Kongo, wahoze ari perezida wacyo, uyu nguyu akaba ari Joseph Kabange Kabila, ndetse n'uwitwa Moise Katumbi Chepe wari ayoboye intara ya Katanga ndetse akaniyamamariza umwanya wo kuyobora kiriya gihugu cya Repubulika na Demokarasi ya Kongo, basohoye itangazo bahuriyeho bamagana ndetse banahagarika kuba bakomeza gutiza umurindi uri ku butegetsi kuri uyu ngubu, akaba ari Felix Antoine Tshisekedi Chilombo. Ubwo bagaragaza itangazo bavuga yuko babangamiwe ndetse bakaba banamagana kugumeza kongera cyangwa se kwiyongera kw'abacanshuro baza ngo gufasha leta kurwanya umutwe wa M23. Bavuga rero yuko muri iri tangazo ngo bidashimishije cyangwa se batabishaka, ngo aya nama yari arimo arakoreshwa mu buryo bwo gusahura igihugu, ngo ndetse no gushaka uko bayobya abaturage b'igihugu cya Repubulika na Demokarasi ya Kongo, kugira ngo uriya mu perezida uri ku butegetsi Antoine Felix Tshisekedi ngo abe yakongera kwiyamamaza mu rwego rwo kuhindura referendum cyangwa se guhindura itegeko nshinga kugira ngo bimuheshe kuba yagundira ubutegetsi. Bishyize hamwe rero bamagana iki ngiki, bavuga yuko bimwe mu bihugu bifiteyo abacanshuro harimo nka Armenia ndetse n'ibihugu nka Afrika y'Epfo, Uburundi, Malawi, Tanzania ndetse n'ibindi, yuko ngo igihe cyaba kigeze bagahaguruka bakamagana iki gikorwa. Aba bayobozi rero bagaragaza izi mpungenge zabo, bafashe umwanzuro bawushyira mu itangazo bahuriyeho, ariko bari babanje guhurira mu gihugu cya Ethiopia mu cyumweru gishize, akaba ari naho baganiriye nyuma yuko uyu muperezida wabo usanzwe uri ku butegetsi akomeje kugenda agaragaza yuko ashaka guhindura itegeko nshinga. Nshuti bakunzi bacu rero, reka tubashimire kuba twabanye muri iki kiganiro cyabaye kirekire, ariko ntago cyabarambiye, ndabizi neza cyane. Ubundi duhurira no mu kiganiro kindi gikurikira iki ngiki tugiye kwa uploadinga. Mbibutsa yuko twagarutse ku makuru ya Pamela washyize amafoto hanze agaragaza inda cyangwa se agaragaza ubwambure bw'inda ye. Ubwo ngubwo abantu mwabyumvishe, mufite n'icyo mwabivuzeho. Ni amafoto yagaragaye mu ndirimbo yitwa True Love yamaze gushyirwa hanze.
ku ijoro ryakeye, ariko kandi tubanyuriramo no kuba umugabo we uzwi nka Mugisha Benjamin afite igitaramo ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa mbere 2025 hari muri BK Arena. Tubabwira yuko kandi hari umurambo w'umubyeyi ngo ufite abana babiri wabonetse mu karere ka Kicukiro mu murenge wa Kagarama, ngo aho Kagarama igabanira neza na Gatenga. Ahanga akaba habonetse umurambo utaramenyekana ukuntu uyu mubyeyi yapfuye. Amwe mu makuru twumvanye, umuntu umwe uzi uyu mubyeyi gusa avuga yuko ngo uyu muntu yarasanzwe akora uburayi. Ibi ngibi rero nibyo byaranze iyi minsi kugeza kuri itariki ya 27 y'ukwezi kwa 12. Reka mbashimire kuba mwabanye natwe, mbashimire kuba mwarakoze subscribe, mbasabe no gukora subscribe mu rwego rwo kugira ngo tuzajya tubana muri video zacu. Nitwa César Ndayisaba Theogene, twabanye muri iyi video yacu, ndabashimiye cyane.